hanyuma kiwanuka rero kuri 7. Ijisho ry'umunyamakuru ikintu cya mbere squad gisohoka ubwo kuyirebye ku mbuga nkoranyambaga n'abafana bari kuri stade barishimye cyane ko nge na postinze squad mbona reaction z'abafana. Abafana baravugaga ngo ubu Darikonovic ntacyo twapfa. Ikipe yipanze neza. Birasa nkaho bari barambiwe kubona abakinnyi batatanga umusaruro cyane bagaruka muri 11 buryi. Atari uko babanze ahubwo ari uko imibare yabitavugira situ nk'abakinnyi b'imbere ba PRFC babanza mu kibuga. Wanakozanye n'igereranya ngena nakurikiye kuri Instagram yawe nyuma ya match uko ubazaga abafana ba PRFC. Yego navugaga nge reaction mbere ya match. Afana barishimye cyane kubona abatatu b'imbere b'abanyamahanga. Bivuze ngo bari babikumbuye cyane. None biza gutanga umusaruro. Denis Omedi atsinda ibitego 2 anyuze ku ruhande rw'ibumoso. Urumva ku bafana amata abyaye amavuta. The new signings abakinnyi bashya batangiye gutanga umusaruro. Ntago twagendera umutaka wa bose kuko Watara nta gitego yatsinze, Kiwanuka nta gitego yatsinze, ibitego byatsinzwe na Denis Omedi. Urabyumva izo numva zari impinduka zitsinda ariko sini impinduka kuko ntagafana bazi uko byari kukinyi bani makani zicitse se wabonye wibone reaction zafana b'ikipe ya PRFC. Icyo bisaba nta kindi no gufata abakinnyi bari beza ufite ariko ku rwego ruri local bari beza ku rwego rugereranyije ukabasimbuza abeza kubarusha. Bitavuze ko abo wari ufite bari babi kubasimbuza abeza kubarusha. Niba wari ufite umukaseri witwa Casemiro akagenda utabishaka shaka undi nomero 6 mwiza witwa Seydou Daouda Yusuf wemeza. Shaka umuwinga kuri 11 bita Denis Omedi nyuma regre imyaka 30 ntago bikabije imyaka 30 abakinnyi batera umupira ushobora gutsinda ibitego wihuta kuri yankishanyarazi. Shaka rutayizamu ushobora gukora bicycle kick muri surface akaba yakora attempt nibura 3 zigaragara ko zari kubyara ibitego aho busigara uvuga ngo ndavuga kuri Watara cyari ikibazo cy'igihe ariko ibitego azabitsinda imenyetso birahari biragaragara. So ni cyo navugaga ubona ko kamem APR se nuko ari meze muri phase biragenda bihinduka APR yagenda banziza kurushaho. Sinavuga ko umutoza ari byinshi yahinduye cyane kipe iri gukina neza ariko ko bakinnyi kuri performance ngenda mbona bigenda neza kurusha kuko byari meze muri phase. Erega ndukomeze mbere ko tujya mu makuru wenda tunabikomeza nyuma y'amakuru ariko Denis Omedi kariteze zisa nkaho wenda atandukanyeho na Gilbert bakina ku mwanya umwe nizi. Afite frappe afite shot ryiza uburyo kicking umupira biragusha cyane mu cyabatoza benshi babifuza kubakinnye. Ama execution ye ni nameza cyane kurusha Kiwanuka surtout urebye nyine mu gutera mu izamu. Si mwiza cyane nk'umubola, si mwiza cyane mu kudribra, si mwiza cyane mu bijyanye wenda no kuvuga ngo niwe wakoreshwa nk'uruhande rukreya amachance cyangwa uburyo ntabwo nubwo ari kenshi rwose ubona ari preza gusaba umupira kugira ngo ariwe yawo drivinga cyangwa subye bita kuba ball carrier. Ni Croix rero ishobora kuba yakora nk'igice cya kabiri cyo gushakiraho ibitego nakomeza kubikora nkuko abikora. Donc afite sense de bi iri hejuru cyane kurusha iya Barafinda. Bitandukanye n'iby'abantu buriya muri equipe haba komadiyeje habi bice bibiri. Hari uruhande mukoresha nk'uruhande rukreya rukinirwaho uruhande rwa Gilbert ndetse na Claude muri APR nirwo rwari moteri mbere ni nayo mpamvu ari rwo rwakreyaga. This time uruhande rwahindutse urukreya n'urwariho Kiwanuka cyane wabonaga ariho bacisha imipira myinshi. Donc buri kipe y'ikina bagira icyo bita exit ya baro yayo. Aho ni abantu bakunda kwibeshyira. Ushaka kuvuga ngo umuntu yatsinze ariko aho yashoteye hari uwa drivinze barayimuzanira. So iyo ni It's your first game, official game in Rwanda Premier League. How was the game? In the game you scored 2 goals. Tell us about the game. Umunyamakuru yamubajije ati ukurikije umukino ni umukino wa mbere ukinye muri Rwanda Premier League. Rero ni gute wabonye aramubwira ati ni umukino watsinzemo ibitego 2 ni gute wabonye umukino? Generally I can say the game was a good game being the first game in Rwanda Premier League and muri rusange wari umukino mwiza wari umukino wa mbere nkinnye muri Rwanda Premier League scoring 2 goals. It wasn't a very weak team.
ati ni umukino natsinzemo ibitego bibiri Kiyovu ntago yari ikipe yoroshye. We came knowing that the game wasn't going to be a very easy game, and right from the first whistle, it was so unfortunate that we conceded first, but I thank God in the way we reacted, and we came back and won the game 2-1. All I can say, it wasn't a very easy game. We all came knowing that it was going to be a very easy game, so we came while twumvaga ari umukino woroshye ariko wari umukino ukomeye. Ikipe yatumanjije igitego nyuma tuza kukishyura, ariko mu by'ukuri wari umukino ukomeye. Kiyovu ntabwo yari yoroshye. Well focused, and it is what is motivating us to move forward. Your first games you were playing as a striker, and now you played as forward. How are you enjoying the new places you are playing now? Ati umukino wa mbere wakinye nk'umwataka, umwataka de point. Ubu ngubu ni umukino wa mbere ukinnye nk'umu left wing, nk'ukina wing ibumoso. Ese ni gute wabonye izo mpinduka? No, as a senior player, you need to be multi. Me personally, I operate in every place up front, be it in number 7, 11, 9, 10. You see, nk'umukinnyi wabigize umwuga ugomba guhora witeguye shanjema. nkanjye nshobora gukina imyanya myinshi, nshobora gukina n'icumi, nshobora gukina 9, nshobora gukina 7, 11. in this game we had our number 11, that was Gilbert, who had accumulated cards, 3 of them. So mu by'ukuri murabizi ko dufite ni nimero yacu 11, bamwita Mugisha Gilbert. Afite amakarita rero atamwemera gukina. The only thing was to get into his place and cover him up very fast. And so ikintu cy'ingenzi cyari ukujya mu mwanya we kandi ukamudefanda neza. I believe he's not regretting about his absence in this game, because ndatekereza yuko atarimo aricuza kuba yabuze kuri uyu mukino, ngo kubera ko I did my best. I covered him up, and kubera ko namusigariyeho, nakoze ibishoboka musigariraho neza. everything worked for our team. During your presence in the Rwanda Premier League, what are your purpose, your goals in this league? No, ukurikije uko witabiriye Rwanda Premier League, ni iyihe ntego ufite mu mikino igiye kuza? personal as a player, we have individual goals, and for me, ngiye nk'umukinnyi mfite intego zanjye. to have my set goals that I need to achieve. And they always say if you have your goals and you want to achieve, you don't have to say them out, because those are the silent things that motivates you to ahubwo umbajije intego mfite, ntabwo ari byiza guhita uzivuga kubera yuko aba ari izawe bwite. work extra hard. You know what you want, you will give the best for it so that you achieve it. So for me, I have my goals, and I believe all the goals that I have set for myself, they are very positive ones, and I believe they can take this team to another level. Yeah. Ngewe urebye intego zanjye ni intego nziza, ndetse ndizera yuko ari intego zizatuma ikipe nyigeza ku yindi level, mu kindi cyiciro. Can I say it's early to tell you to give us a comparison between this league and the leagues nari nshaka kukubwira ati wenda uduhereze ugereranye iyi ligue ya Rwanda Premier League niyo wahoze ukina ya Uganda League. Urebye ni iyihe iri hejuru yindi? Generally, there is no much big difference. Ati muri rusange urebye ntago
bitandukanye cyane. There is a lot of physicality. Ati hose ni imikino cyane cyane ishingiye ku mbaraga. Okay, people always tell you about each and every single league, the way it is played. You see, I have knocks here, I have knocks here, even down here I have some wounds. So icyo ndi kukubwira ngira uracyumva, reba mfite agakomere ahangaha kwitama, mfite agakomere ku munwa, ngo urabona ko mfite n'udusebe. The game was so physical, and I believe nibyo bikwereka ko wari umukino w'imbaraga cyane. you see each and every game, you have to go knowing that it won't be an easy game. So it is all about setting your mindset and knowing that every game you're going for will not be an easy game. So in that urukumva buri mukino wose tugiye kujya tujyamo ni ukumva yuko atari umukino woroshye, ahubwo icyo ukora ni ukwisetinga mu mutwe, ugakoresha ubwenge. way you need to psych yourself and go for each and every single game knowing that you need to give it